Bakristo bavandimwe inshuti za radiyo Mariya Rwanda, Kristo Yesu akuzwe. Ikiganiro inzira y'ubutagatifu mutegurirwa n'abafurere b'abakarame mu Rwanda. Uyu munsi muri kumwe na Frere Muhire Celestine. Twifuza kubaganirira ku nsanganyamatsiko ikurikira: ukwizera mu buzima bw'umukristo. Ukwizera kuduha kumva ko ubukungu nyabukungu tubuzigamiwe mu ijuru. Urugendo rwacu hano duhamagariwe kubaho mu bukene kugira ngo dukungahazwe na Kristo. Kwizera Yezu Kristo ni ukwemera kumwigana no gukurikiza inzira yanyuze. Amagambo yo mu ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abanyafilipi adushishikariza neza ko ubutagatifu duharanira ari ukwemera kumanuka umuntu agaca bugufi. Nimugire mu mitima yanyu amatwara ahuje n'aya Kristo Yezu ubwe. Nubwo we yari afite imimerere imwe n'iy'Imana, ntiyagundiriye kureshya nayo, ahubwo yihinduye ubusabusa yigira nk'umugaragu, maze mu migirire ye agaragaza ko ari umuntu. Nuko aho amariye kwishushanya n'abantu yicisha bugufi kurushaho, yemera kumvira ageza aho gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imukuza, imuha izina risumbye ayandi yose, kugira ngo nibamara kumva izina rya Yezu, bose bamupfukamire mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, kandi indimi zose zamamaze ko Yezu Kristo ari we Nyagasani, biheshe Imana se ikuzo. Umutwe wa 2, umurongo wa 5 kugeza ku wa 11. Tugiye rero kubona mbere na mbere ukuntu umuntu yakumva ubutagatifu. Mbere na mbere, nk'uko dukunda kubivuga kenshi, ubutagatifu ni umuhamagaro. Imana niyo iduha kuba abatagatifu. Kugera ku butagatifu bisaba ko dutegereza. Turaza kumva neza ukuntu ukwizera kujyana cyangwa gusaba gutegereza. Kwizera niko gutuma ibyo twifuza cyangwa dushaka tubigeraho. Kwizera gukuzwa n'isengesho. Byongeye turaza kubona urugero Yezu aduha rugaragaza imyitwarire yacu iranga abakristo. Yezu adusaba guca bugufi kugira ngo turusheho gusa nawe. Yezu adusaba guca bugufi kugira ngo turusheho gusa nawe, we utarazanywe no gukorerwa, ahubwo yazanywe no gukorera abandi, no gutanga ubugingo bwe ngo bube inshungu ya benshi. Uko twakumva ubutagatifu. Kugera ku butagatifu bisaba gutegereza umuntu yizeye. Ubutagatifu si ikintu umuntu ashobora kugeraho mu gihe runaka. Sinshobora kuvuga ko ejo nzaba nabaye umutagatifu. Ubutagatifu ni urugendo, ni urugamba umuntu arwana. Ni inzira umuntu ahuriramo na byinshi. Kuba umutagatifu bitwara igihe cyangwa se bisaba igihe. Inzira nyayo y'ubutagatifu ni inzira y'abakene kandi batari intungane, bamwe bazi neza ko uwikuza wese azacishwa bugufi, naho wicisha bugufi akazakuzwa. Luka umutwe wa 18, umurongo wa 14. Ubutagatifu bw'abakene ni ukwakira urukundo nyampuhwe rw'Imana. Ni ukuvumbura ko gukunda atari ukuba mbere na mbere intwari, ahubwo ari ugutanga intege nke bwite no kwakira impano y'Imana ayitakambira mu bukene bwe. Icyo dufite uburenganzira n'icyaha, kuko nicyo tudahabwa n'Imana. Ntabwo twubaka ubutagatifu bwacu dukoresheje ukugira neza. Ntabwo ubutagatifu bwacu ari ikintu twabumba dukoresheje ubudahemuka bwacu dushobora kwiratana. Twe turarikiwe kwakira ubutagatifu n'umutima wa gikene kandi uciye bugufi, nk'uko byagendekeye igisambo ku musaraba. Akenshi twihimbira igishushanyo mbonera cy'ubutagatifu. Ubutagatifu bw'abafite imigenzo myiza cyangwa se intungane. Abatagatifu nyabo ntabwo ari intungane nk'uko isi byumva. Abatagatifu ni abana b'intungane bakurikiza ivanjiri. Ntabwo ari abantu b'ikirenga badakoza amaguru hasi. Ni abantu bagaragara nk'abanyantege nke kandi batagira icyo bishingikirizaho. Ni ba bandi isi ihawe urw'amenyo. Ubutagatifu nyabwo bujyana no kwiyoroshya cyangwa se guca bugufi. Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu atugaragariza neza ko uko umuntu arushaho kuba umutagatifu arushaho gusaba guca bugufi. Urabizi mubyeyi, igihe cyose nifuje kuba umutagatifu, ariko kandi iteka iyo nigereranyije n'abatagatifu nsanga hagati yanjye nabo hari itandukanyirizo rihwanye n'iriri hagati y'umusozi ufite impinga ikabakaba ku ijuru n'agacanga katagaragara gakandagirwa n'abagenzi.
ariko aho gucika intege naribwiye nti Imana nziza ntishobora gutanga ibyifuzo bitashyirwa mu bikorwa. Nubwo ndi gato bwose nshobora kwifuza ubutagatifu. Kwigira mukuru ntibishoboka, ngomba kwiyakira ukundi n'ibitatunganye byose ngira, ariko ndashaka uburyo bwo kujya mu ijuru unyuze mu kayira k'ubusamu kagororotse kagufi, akayira gato gashya. Umutagatifu ni umuntu utegereza kandi yizeye. Ukwizera kujyana no gutegereza. Ni ngombwa gutegereza mu buzima. Ibintu byose ntidushobora kubigeraho cyangwa se kubiboneraho ako kanya. Mu buzima busanzwe dusabwa gutegereza ibintu byinshi. Kadufata ingero zinyuranye. Umubyeyi utwite ategereza amezi 9 kugira ngo umwana avuke. Umuhinzi ategereza igihe runaka kugira ngo imyaka yere. Umunyeshuri agomba gutegereza imyaka 6 kugira ngo abone impamyabushobozi y'amashuri yisumbuye. Iyo umushoferi ageze mu masangano y'imihanda agomba gutegereza ko izitambuka mbere zihita. Abagenzi bagomba gutegereza bisi, gari ya moshi, indege n'ibindi. Umukozi ategereza ko ukwezi gupfa kugira ngo abone umushahara. Ategereza kandi ibiruhuko. Umuntu ategereza ibitotsi kugira ngo asinzire. Umwana ategereza gukura. Umurwayi ategereza ko azakira, byibura agomba kurangiza gufata imiti muganga yamwandikiye. Umukunzi ategereza ibaruwa y'umukunzi we. Usabiza ku nzira ahora ategereje uwagira icyo amuha. Ushaka kwegurira Imana mu muryango runaka hari imyaka agomba gutegereza. Iyo umuntu agiye gusaba serivisi runaka hari igihe agomba gutegereza. Abageni bagomba gutegereza umunsi w'ubukwe kugira ngo bashobore kubwirana ku buryo bwuzuye aya magambo: uri uwanjye nanjye ndi uwawe. Dufite icyo twese dutegereje kuri ino si. Dutegereje umunsi wa nyuma tuzava hano ku isi. Twabishaka tutabishaka isaha izagera. Buri wese afite isaha ye. Igihe umuntu yatakaje ubushobozi bwo gutegereza niho yafunguriye amarembo ibibazo byinshi mu buzima bwe. Umuntu utizera abaho yihebye kandi akarushaho kwiyanga, akumva ko ntacyo amaze ku isi. Isi ihinduka ahantu asa nkaho afungiwe. Icuraburindi riramutaha. Umuntu watakaje ukwizera ntashobora kubona hirya y'ejo hazaza. Iyo bukeye yibwira ko butari bwire. Haramutse hatariho kwizera k'umukristo byatakaza igisobanuro. Icyo gihe abakristo twabaho mu gihirahiro cyangwa se dusa nk'abagenzi batazi iyo berekeza. Umugani w'abakobwa 10 Yesu atubwira mu Ivanjiri utugaragariza neza ko gutegereza bijyana no kwitegura. Abakobwa b'abapfayongo bafata amatara yabo ariko ntibajyana amavuta yo kongeramo. Naho abanyamutima bafata amatara hamwe n'amavuta mu tweso. Nuko rero umukwe atinze barahunyiza bose barasinzira. Ariko mu gicuku akamu karavuga ngo dore umukwe araje, nimujye kumusanganira. Nuko abakobwa bose barabaduka batunganya amatara yabo. Aba bapfayongo babwira abanyamutima bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatara yacu agiye kuzima. Ariko abanyamutima barabasubiza bati ahubwo nimugane abacuruzi mwigurire, tutava aho tubura aduhagije twese. Igihe bagiye kuyagura umukwe baraje, abiteguye binjirana nawe mu nzu y'ubukwe, no ku muryango urakingwa. Hanyuma abakobwa bandi baraza barahamagara bati nyagasani nyagasani dukingurire. We rero arabasubiza ati ndababwira ukuri simbazi. Nuko rero murabe maso kuko mutazi umunsi n'isaha. Ivanjiri ya Yezu Kristo yanditswe na Matayo 25:3-13. Urubuto rubibwe mu gitaka ruba rukeneye kuhirwa. Abantu benshi dushobora kuba dufata amatara ariko tukibagirwa amavuta. Ntibihagije kujya mu misa gusa. Ubuzima bw'umukristo buba bukeneye kunganirwa n'andi masengesho y'umwihariko ndetse n'ibikorwa by'urukundo. Nta na rimwe umuntu azigera asenga bihagije. Byongeye ntabwo dushobora guhunika amasengesho. Nta kigega cy'amasengesho kibaho. Muri izo ngero zose twavuze haruguru zigaragaza ko ari ngombwa gutegereza, ntabwo abantu bose bategereza kimwe. Hariho abantu barambirwa gutegereza, hari abategereza bafite igihunga bihebye. Hari abategerezanya ibyishimo. Gutegereza bijyana no kwitegura. Kwitegura akaba aricyo kigora abantu benshi. Yesu yararikiye abigishwa be guhora biteguye. Kwitegura bisaba ko umuntu ava mu byo abamo umunsi ku wundi. Yesu atangira kwigisha agize ati igihe kirageze none ingoma y'Imana iregereje,
nimwisubireho maze mwemere inkuru nziza. Mariko 1:15. Uguhinduka ku mukristo gusaba gutegereza. Ibihe bya liturujia ya Kiliziya Gatolika ni ibihe bidusaba gutegereza no kwitegura. Adventi ni igihe dutegereza kandi twitegura ivuka ry'Imana mu bantu. Igihe cy'igisibo ni igihe twitegura kandi tugategereza guhimbaza Pasika ya Yezu Kristo. Byumvikana ko kuba umukristo bisobanura mu yandi magambo kuba umuntu uzi gutegereza. Mu gutegereza umukristo ayoborwa no kwizera. Mu gutegereza ntiwavuga ikintu gishya. Reka dufate urugero rw'umugore wo muri Samariya wahuriye na Yezu ku iriba. Ukwizera dufite tugukomora kuri Yezu Kristo. Uguhura kwa Yezu n'uriya mugore kwatumye haba ikintu gishya mu buzima bw'uriya mugore. Yezu amaze kumenya ko abafarisayo bari bumvise ko afite abigishwa benshi, ko yabatizaga kurusha Yohani. Mu by'ukuri si Yezu wabatizaga, ahubwo ni abigishwa be. Nibwo avuye mu Yudeya asubira mu Galileya. Yagombaga rero kwambukiranya Samariya. Agera mu mujyi wo muri Samariya witwaga Sikari, wari hafi y'umurima Yakobo yari yarahaye umuhungu we Yozefu. Aho hantu hari iriba rya Yakobo. Yezu ahagera yananijwe n'urugendo, maze yicara iruhande rw'iriba. Hari nk'isaha ya 6. Nuko umugore wo kuri Samariya aza kuvoma amazi. Yezu aramubwira ati, mpa amazi yo kunywa. Icyo gihe abigishwa be bari bagiye mu mujyi kugura ibyo kurya. Ivanjili ya Yezu Kristo yanditswe na Yohana 4, umurongo wa 1 kugera ku wa 8. Imana iradutegereza. Abayahudi bafataga abanyasamariya nk'abantu batemera. Yezu yambukiranya Samariya, ahantu harangwa no kutemera. Igihe iki n'iki Yezu yambukiranyije ubuzima bwacu agera mu mfuruka z'icuraburindi ryari ridutuyemo. Hari intera nini hagati y'ukwemera twamamaza n'ukwemera tubaho. Niba tudakurikiza iby'ivanjili dusaba, si uko turi abanyabyaha, ahubwo ni uko hakiri ubupagani muri twebwe. Yezu rero ntahwema guca mu bice by'umubiri wacu bititeguye neza kwakira inkuru nziza, kugira ngo aduhamagarire guhinduka. Guca muri Samariya bizatuma uriya mugore ahinduka, ndetse n'abandi bantu benshi bakemera Yezu, umukiza w'isi. Isoko yahindutse iriba ry'abatisimu. Uguhinduka kuba igihe umuntu yemera ko Yezu amusanga mu tuntu duto tw'ubuzima bwe. Yezu yigaragaza nk'umuntu utegereje ikintu ku wundi muntu. Yezu aramubwira ati, mpa amazi yo kunywa. Imana itanga niyo kandi isaba. Gutanga ni ukumenya kwakira icyo undi atanze. Kuvuga inkuru nziza ntabwo mbere na mbere ari ukubwira undi icyo tuzi ku Mana, ahubwo ni ukumubaza niba we afite inkuru nziza yatugezaho yo mu buzima bwe. Imana ntihatiriza, ahubwo itegeza ko umuntu agaragaza ubushake bwe. Uko umuntu arushaho kuganira n'Imana, niko ibyo yumvaga bisa nk'ibiremereye cyangwa bisa bikomeye birushaho koroha no kumvikana. Kwifuza no gushaka. Iyo umuntu yifuza ikintu, ashaka uburyo agishakamo, aho agishakira. Icyo kintu kiba kimufitiye akamaro. Ubusanzwe mu buzima busanzwe, hari impamvu nk'ebyiri zishobora gutuma umuntu ashaka ikintu. Impamvu ya mbere ni ugushaka ikintu umuntu yabuze cyangwa yataye. Byumvikana ko icyo kintu umuntu aba yari yarigeze kugitunga. Hari no gushaka ikintu umuntu atigeze atunga cyangwa se ngo abone. Yezu aduha ingero zifatika nk'uko tubisanga mu Ivanjili yanditswe na Luka, umutwe wa 15, aho twereka ibintu bibiri byatakaye: intama n'igiceri. Nuko Yezu abacira uyu mugani ati, ninde muri mwe wagira intama 100, imwe muri zo yazimira, ntasige za zindi 99 ku gasozi, akajya gushakashaka iyazimiye kugeza igihe ayiboneye? Cyangwa se ninde mugore wagira ibiceri 10, kimwe cyatakara, ntacane itara ngo akubure inzu ashakashake kugeza igihe akiboneye? Naho impamvu ya kabiri, ari nayo dushaka kwibandaho, umuntu ashaka akurikije icyo yifuza. Kwifuza bitandukanye no kurarikira cyangwa se gukumbura. Umuntu ararikira ikintu yigeze kumenya. Umuntu akumbura umuntu yigeze kubona, cyangwa se agakumbura ahantu yigeze kugera. Icyifuzo nk'imbaraga zidakama ziba mu muntu. Iyo umuntu yifuza ikintu, yumva muri imbaraga zimuganisha kugishaka. Gutangira kugishaka no kukibona hari intera ndende. Iyo umuntu ashakashakana ukwizera, abona icyo ashaka. Aba ameze nk'umuntu uhangayitse. Zaburi itubwira ko aba yahagira.
uko impara yahagira ishaka amazi apfutse, niko umutima wanjye ugufitiye inyota, mana yanjye. Umutima wanjye ufite inyota y'Imana, Imana nyir'ubuzima. Mbese nzajya ryari kureba uruhanga rw'Imana? Zaburi ya 42. Iyo umuntu afite ukwizera aba yumva muri we ikintu gisa nka rukuruzi. Nibyo Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu avuga muri aya magambo: ikinkurura muri icyo gihugu cy'ijuru ni ijwi rya Nyagasani, ni icyizere cyo kumukunda nk'uko ubundi nabyifuje cyane, n'igitekerezo ko nshobora kuzamukundisha imbaga itabarika ya roho zizamusingiza ubuziraherezo. Iyo umuntu yifuza aba yumva hari ikintu kimuganisha ku cyo yifuza. Tugiye kwisunga Mutagatifu Yohani w'umusaraba utwereka ukuntu iyo Imana ikomerekeje roho y'umuntu, umuntu ahinduka nk'umusazi. Inyandiko ye yise indirimbo ya roho iduha isura y'umuntu wakomerekejwe n'urukundo rw'Imana. Umukristo ushaka kunga ubumwe n'Imana ameze nk'inkomere ishaka uwayikiza igikomere cyayo. Ni igitabo yanditse agendeye ku rugero rw'igitabo cy'indirimbo ihebuje. Umugeni asohoka akurikiye umukunzi we. Kuri Mutagatifu Yohani w'umusaraba, iyo umuntu yifuza ikintu aba yumva muri we imbaraga zimusunika zigatuma yisuganya cyangwa se yirundanya kugira ngo ashobore kugera ku kintu cyiza ashaka. Iyo rero umuntu adashoboye kurundanya izo mbaraga, usanga umuntu ajagaraye. Ni abantu usanga muri bo batigiramo gahunda. Ukwizera n'isengesho. Isengesho rituma ukwizera gukura kugashinga imizi. Uko umuntu arushaho gusenga, niko arushaho gukura no gukomera mu kwizera. Igihe cyose nsomye ubuzima bw'abatagatifu, ntangazwa no kumva uburemere buri mu magambo bavuze mu minsi ya nyuma mbere yo kuva kuri iyi si. Umuntu abona neza ko Imana ibahishurira ibyo mu buzima buzaza. Nibyo koko no mu buzima busanzwe abantu babaye inshuti nyanshuti, umwe yagiye kuva ku isi asigaragije undi banga. Imana iduhishurira amabanga yayo. Muvandimwe, ndabyumva, nzabagirira akamaro mu ijuru kurusha ku isi, kandi ndabamenyesha ko mu gihe gito nzinjirana umunezero muri uwo murwa muhire. Ndazi ko musangiye nanjye ibyishimo, kandi mushimira Nyagasani umpa uburyo bwo kubafasha ku buryo bukomeye mu mirimo yanyu ya gitumwa. Sinibwira ko mu ijuru nzaba ntafite icyo gukora. Icyifuzo cyanjye ni ukugirira akamaro Kiliziya na roho. Mbisaba Imana nziza kandi nzi neza ko izanyumva. Abamarayika ntibahora se batwitaho ubutaretsa mu kureba isura y'Imana, mu kuzimirira mu nyanja itagira umuhengeri y'urukundo? Kubera iki Yezu atanyemerera kubigana? Abantu basenga by'ukuri Imana ibahishurira amabanga yihariye. Iyaba mu kanya gato mwashoboraga gusoma mu mutima wanjye, mwatungurwa gutekereza umunezero wo mu ijuru. Gusa ntibyigera bintera ibyishimo na bike, ahubwo nongera kwibaza rimwe na rimwe ukuntu bizashoboka ko nezerwa nta kubabara. Yezu nta gushidikanya azahindura kamere yanjye, naho ubundi nazibuka ububabare n'ikiyaga cy'amarira. Nta na rimwe nasabye Imana nziza gupfa ndi muto, byaba ari ubugwari. Ariko we kuva mu bwana bwanjye yashimye kunyumvisha ko urugendo rwanjye rwa hano ku isi ruzaba rugufi. Rero nicyo gitekerezo cyonyine cyo gukora gushaka kw'Imana kinera ibyishimo. Isengesho rivuye ku mutima rigaragaza ukwizera k'umuntu. Isengesho ry'ukuri rizamuka mu mutima w'umuntu ufite ukwizera. Umuntu wizera ni wa wundi wemera ubukene bwe. Igihe tuba twatakaje icyerekezo, tubona ko turi ahantu tudashobora kwivana, nibwo Yezu aza akagendana natwe, akongera akagarura muri twe ibyishimo, nk'uko yabisubije babigishwa bajyaga Emawusi bihebye. Mbega ukuntu imitima yacu yari yuzuye ibinezaneza igihe yatuganirizaga mu nzira adusobanurira ibyanditswe. Ivanjili Yezu Kristo yanditswe na Luka, umutwe 24:32. Imyitwarire ibiri iranga abakristo. Mu Ivanjili dufite ingero ebyiri z'abantu batugaragariza uburyo dusenga mu buzima bwacu. Iyi myifatire iragaragaza neza ukuntu twifata imbere y'Imana. Isengesho nyakuri rijyana no kwizera rituma umuntu aca bugufi. Uko umuntu arushaho kugirira icyizere uwo yerekezaho amasengesho ye, niko arushaho kugira ubwiyoroshye. Kwiyoroshya bijyana no kwiyakira uko umuntu ameze. Yezu yongera guca uyu mugani awucira bamwe bibwiraga ko ari intungane, bagasuzugura abandi bose. Nuko aravuga ati, abantu babiri bahuriye mu ngoro baje gusenga.
umwe yari umufarizayi, undi ari umusoresha. Umufarizayi aremarara, asengera mu mutima we avuga ati, Mana, ndagushimira ko ntameze nk'abandi bantu b'ibisambo, b'abahemu, b'abasambanyi, mbese nk'uriya musoresha. Nsiba kurya kabiri mu cyumweru, ngatanga 1/10 cy'urwunguko rwanjye rwose. Umusoresha we yihagararira kure, atinya no kubura amaso ngo ayerekeze hejuru, maze yikomanga ku gituza avuga ati, Mana yanjye mbabarira, njyewe umunyabyaha. Ndabibabwiye, uwo musoresha yasubiye iwe ari intungane, nawe uretse undi, kuko uwikuza wese azacishwa bugufi, nawe wicisha bugufi akazakuzwa. Evangelii Yezu Kristo yanditswe na Luka, umutwe wa 18, umurongo wa 9 kugera ku wa 14. Reka tugereranye aba bantu babiri. Imyitwarire y'aba bantu babiri igaragaza neza intambara ihora muri twebwe imbere. Umusoresha yihagararira inyuma, atinya kubura amaso, amenya neza ko ari umukene, ntashaka kumenya umwanya umukwiye yazicaramo, mu gihe umufarizayi we yemarara, avuga neza amasengesho nk'uko liturujia iyateganya, ashimira Imana kandi akanayisingiza. Mbese ni wa muntu uri hejuru, uri kumwe n'abandi bakomeye, ari mu rwego rw'abegereye altari. Aba bantu bombi barasenga. Umusoresha ahitamo kujya mu ntebe z'inyuma kubera ko abashinzwe umutekano bamwe bamenyereye iby'iyobokamana ntibamwemerera. Ntatinya kubwira agahinda k'Imana, Nyagasani, ngirira impuhwe njyewe w'umunyabyaha. Naho umufarizayi utimenya nk'umunyabyaha yigira imbere, azi neza ko akungahaye kandi azi neza ibijyanye n'iyobokamana, akurikiza amategeko uko yanditse, azi ko yitwara neza kandi afite imigenzo myiza. Mbese yashyize icyizere mu bikorwa bye. Amasengesho yose akoreshwa muri liturujia ayazi yose uko yakabaye. Igitangaje ni uko acira urubanza mugenzi we udafite icyo azi ariko wikubita mu gituza. Umufarizayi azi ko isengesho rye rikakanyaye, teye imbere kurusha iry'umusoresha. Umufarizayi ntakunda isengesho ryo gusaba, ahitamo isengesho ryo gushimira. Ntashaka kubumbura umunwa, ahitamo gusenga mu mutima we yibanda ahanini ku myitwarire ye myiza muri sosiyete. Mana, ndagushimira ko ntameze nk'abandi bantu b'ibisambo, b'abahemu, b'abasambanyi, mbese nk'uriya musoresha. Nsiba kurya kabiri mu cyumweru, ngatanga 1/10 cy'urwunguko rwanjye rwose. Umugani urangira ugaragaza neza ko ubuyoboke nyabwo n'inzira nyayo yo kugera ku butagatifu ari uguca bugufi kugira ngo umuntu akuzwe. Ndabibabwiye, uwo musoresha yasubiye iwe ari intungane, naho uretse undi, kuko uwikuza wese azacishwa bugufi, naho uwicisha bugufi akazakuzwa. Umufarizayi arwaye indwara yo kumva ko akora ibintu neza, ibyo abandi bamuvugaho bifite umumaro. Dore ibibaranga. Muri byose bakorera kugira ngo abantu babone. Nicyo gituma barushanwa gutwara ukuboko no ku gahanga udupapuro twanditseho amategeko, n'inshunda z'imyambaro yabo bakazigira ndende. Bakunda ibyicaro bya mbere aho batumiwe n'intebe za mbere mu masengero. Bagakunda kuramukirizwa ku karubanda no kumva abantu babita mwigisha. Evangelii Yezu Kristo yanditswe na Matayo, umutwe wa 23, umurongo wa 5 kugera ku wa 7. Igihimbaje umufarizayi ni isura, niyo akoresha kugira ngo isengesho rye ritere imbere. Niho Yezu avuga muri aya magambo, igihe musenga ntimukagenze nk'indyarya zikunda gusenga zihagaze mu masengero no mu mayira abiri ngo zibonwe n'abantu. Matayo, umutwe wa 6, umurongo wa 5. Imbogamizi ikomeye mu nzira y'ubutagatifu ni ubwirasi bwa roho no kwigiramo ubufarizayi. Abantu benshi ntibaba bifuza ko hari akantu k'inenge kabagaragaraho. Ubuzima bw'abo bantu bugaragara inyuma nk'abantu bagira neza, bakora cyane kandi bakagira umuhate. Nyamara muri bo baba basa nk'umuntu uhatiriza, buri ubwiyoroshye. Iyo batamanutse ngo bicare hasi, bagira ukunangira umutima no guhuma buroho. Umuntu agomba kwemera kugaragara uko ari mu ntege nke ze. Ni ngombwa kumanuka kugira ngo duhure na Yezu. Yezu ahageze yubura amaso, aramubwira ati, Zakewu, usimanuka vuba kuko ngomba gucumbika iwawe uyu munsi. Nuko aramanuka bwangu amwakirana ibyishimo. Evangelii Yezu Kristo yanditswe na Luka, umutwe wa 19, umurongo wa 5. Igihe cyose umuntu azaba atemera intege nke cyangwa se agahakana ko ari umunyantege nke, ububasha bw'Imana ntibushobora kugira icyo bukora.
kugira ngo umuntu akire akeneye kwemera mbere na mbere ko arwaye. Umufarisayi n'umusoresha barwanira muri twebwe. Umuririmbyi wa Zaburi ya 50 niwe utugaragariza umutima w'umuntu witeguye kwakira imbabazi z'Imana. Mana yanjye, ngira imbabazi ukurikije ineza yawe, kubera impuhwe zawe nyinshi mpanaguriyeho ibyaha byanjye. Nyuhagiraho wese ibicumuro byanjye maze unkize icyaha nakoze. Koko nemeye ibicumuro byanjye, icyaha cyanjye kimpora imbere. Uwo nacumuriyeho ni wowe wenyine, maze ikibi wanga mba ari cyo nkora. Ongera unyumvishe impundu z'ibyishimo n'umunezero, maze amagufwa wajanjaguye ahimbarwe. Renza amaso ibyaha nakoze, ibicumuro byanjye byose ubimpanagureho. Mana yanjye, ndemamo umutima usukuye. Zaburi ya 50. Isengesho rya Dawudi risa nk'isengesho ry'umwana w'ikirara. Iyo Imana itanga imbabazi zayo, isa nk'iyahindutse impumyi. Ntabwo Imana yongera kubona amakosa yacu ukundi. Nyagasani, witaye ku byaha byacu, ninde warokoka? Muri iki kiganiro Inzira y'Ubutagatifu kuri Radio Mariya Rwanda, mwari kumwe na Frère Celestine. Ku bindi bisobanuro bijyanye n'iki kiganiro, mwahamagara kuri nimero za telefoni igendanwa zikurikira: 0786 89 44 52. Bikira Mariya, nyina wa Jambo, udusabire.